niposho nahuye na Roziradi yari kumwe n'Amasabo na Sebatware mfite ibibazo nababajije nabo baransubiza narababajije ngo kuki mutavugira ubwoko narababajije mwese nimubona ko tugaramiwe baransubiza bati yewe hari kitavugwa sha barambwira ati ahubwo nawe tubona warahaza amagara umwe muri bo afata ijambo arambwira nti iyehe ntinyaka kagabo cyane mu by'ukuri kararangamye cyane ni inyamaswa ikaze cyane ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ni inyamaswa ikaze cyane ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ayo ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye ayo ndamubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. Niyo mpamvu tugomba kubungabunga umutekano duhereye ku bantu kuri mwebwe buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha ariko twaranavuze ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi Rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo kandi mubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga bakunzi baturwanya kandi n'akarengane Iwacu TV n'abakunzi b'u Rwanda twifuza TV mwese ndabashuhuza nimugire amahoro y'Imana ndasuhuza umuntu wese dukurikiye kano kanya kandi nshimira umuntu wese wabanye natwe ntago meze neza ndarwaye ariko ntago byambuza gukora urugamba ntago ndwaye urwaye bwo kumpita nawe ntago nenda gupfa none ahangaha gusa ntago byoroshye ni zimwe mu mvune maranye igihe natewe n'akariya gatsiko ariko kandi ntago bishobora kumbuza gukora ibyo ngomba gukora nshimire mwe mwese rero muri kumwe natwe reka mbasuhuze rero kandi mbashimira nubwo umwanzi akomeze kwiyoberanya ariko nshimire mwe mwese mu gihagaze bwuma ndacyabashimira cyane umuntu wese ukiri ku rugamba ndacyamushimira ni ngombwa rero ko buri muntu wese agomba guhagara mu mwanya kandi ukagura icyo ugomba gukora kugira ngo bene so cyangwa bene data babohoke ikibi nakanwa yabaye uwa mbere nakubonye ikibi nakanwa akomera cyane Odrise kari mushya niyo gusenga nawe komera cyane Sikrone gashiraho cyo nakubonye Baraka nawe nakubonye Tobardi nawe nakubonye Akwaya mwese rero mwabanye natwe cyangwa twatangiranye mukomere cyane Ange nakubonye Feliciane cyangwa se Felicien Blaise komera cyane yitwa nde Banda Fare nawe nakubonye kuri kose nakubonye aho tubatagiranye mwese ndabashuhuje ntega ko nawe ntashuhuje hanyuma mumbwire niba muri kunyumva ikibi nakanwa turi kumvikana bagiye turakumva yes mwarabimenye mujye bumbwira hakiri kare kabisa ndagushimiye muranyumva nicyo nashaka kugira ngo umenye improved nawe nakubonye karibu uragira turabaye Theo yes turakumva neza urakoze cyane rejo ntago nabonetse ndarwaye nkuko nababwiye ariko ntago ari bya none gusa ntago byoroshye ntago ari ngombwa kugira ngo nze ntago ari byiza cyangwa se kuza hano buri gihe nshimisha umwanzi wanjye cyangwa se ka gatsiko
ngo nje kukabwira no kuko ari bose kari ko kabikoze ndajya kurira umwanzi wanjye sinyandira umwanzi wanjye. Murakoze rero ndagira ngo manze mbashimire. Hanyuma ndabibutsa ko gutera inkunga urugamba rwacu ari ngombwa, buri wese ugomba kubikora ashimirwe, kandi buri muntu utarabikora nawe abikore. Kandi ikindi, niba kugira ngo amakuru ajye kugeraho, ni ngombwa gukanda subscribe, ugakanda ku gikumu ugasharinga kimwe kiri hejuru cyo bita like. Iyo ubikoze uba ukoze urugamba nawe urwanya uko rumeze. Gusa biba byiza iyo uranenze ufite ubushobozi nawe ugatanga umusanzu. Ndabashimira ababikoze cyangwa se abagiti bitekereza, mwese ndabashimira cyane. Nk'uko mwabibonye kuri titre yacu iravuga ngo birabi byuya SADC nibwo itangiye intambara. Ese koko opposition yahaye cash cyangwa se amafaranga wiyise General Frank? Ni ibintu tugiye kuganiraho, cyangwa se ingingo zacu zikubiye muri titre. Ese koko General Mugize wita General Frank Mugisha yahawe amafaranga amadolari 150 nk'uko abivuga? Ndabizi neza ko hari ayo yariye yarinda, ariko nabwo kuyarya nabamuzanye bamuhaye ijambo kuri radio. Ntago mpamya ko wenda bari babizi, kuko uwo mutego buri wese atabaye maso yawugwamo, ugaha ijambo inkotanyi utazi ko ari n'inkotanyi. Ariko se turabizi ko yari kane byemera kabi, yewe narinda yaravuze ati nayandiye amafaranga, nawe yarabivuze, ibyo ngira ngo byaratambutse. Ariko se nyuma y'icyo gihe yaba yarahawe amafaranga na opposition? Byaba ari akamaramaza, byaba ari n'ikibazo, kuko ntago ndumva abo yavuze bamuvuguruza. Ntago mbizi, niba hari babyumvise yambwira, ariko ntago numva bamuvuguruza ko amafaranga atari. Ese wo ninde wajya guha umuntu nkura w'igisambo ukorera inkotanyi? Ntabwo ko umuntu witwa Inyenzi Inkotanyi atajya ahinduka. Dufite ingabo zacu za rubanda, cyangwa se n'izindi ngabo zishaka kubohora abanyarwanda, zirari nyinshi. Hari ingabo za rubanda, hari FRN, hari n'izindi. Aho hose ngewe umuntu wese uvuga uti ndarwana nshaka kubohora igihugu, nshaka kugira ngo dukoreshe ururimi rw'umuheto, uwo nge ndamwubaha, ndamwumva cyane, kuko nzi neza ko nta muntu n'umwe wakora agatsiko atakoresheje ibiturika. Icyo tugiye kukiganiraho, kandi buri wese aramenya ukuri. Naho muri SADC nibwo yatangiye urugamba. Birabibyuya rero, birabibyuya ibyo maze kubona n'ibyo maze kumva. Aho kagatsiko kaba katagiye gushyirwaho iherezo nk'uko itangazo rimaze gusohoka. Aho ibyabo bitagiye gushyirwaho iherezo. FPR igiye kuba amateka. Ndavuga FPR igiye kuba amateka. Agatsiko ka RDF kagiye kuba amateka, kagiye gusigara ari amateka. Iyo mbivuga hari abatabishyikira, avuga ati ese turwanya Kandoyi, ko tubwira ko bafite imbaraga, bati ko nta ukoma, ko nta ukorora, ko nta winyeganyeza. Bari hano ko tubwira ngo bakomeye mu isi. Nta gukomera, bakomera n'ikisi. Ntabwo baruta Kadafi, baruta Saddam Hussein, ntabwo bageze ahawe bagabo. Yewe na Mumbutu ubwo ntibamurutaga, ntabwo bigeze bagira ahawe bagabo. Ariko bose bagiye barangira bagasigara ari amateka. Reka mbabwire ngo zimwe mu nyungu tugiye kuganaho. Ingingo ya mbere ni bombardement yarayibaye mu ijoro ryakeye, ubwo ejo kari agatsiko bongeye kukiyunyuguza. Ingingo ya kabiri ndabwira kuri kurasa ku ngabo za SADC icyo byababyariye, ndetse mbabwire n'uburyo uyu mwanya ibintu bimeze n'itangazo ryamaze gusohoka. Iya gatatu ndabwira ku buryo uyu nguyu wita Frank wita Frank ndaza kumugarukaho. Iyi nkotanyi nako we aranabisobanura, nubwo ngira nabisobanuye bavuga ko ari Inyenzi Inkotanyi. Ngira ngo bakurikiye ikiganiro cyane nubasobanurira Inyenzi Inkotanyi, mbasobanurira inkotanyi, mbasobanura n'uburyo biri amoko atatu: inkotanyi, Inyenzi n'Inyenzi Inkotanyi. Ni ibintu bitatu bitandukanye. Bo rero yavuze ko ibi byose abikombenya bifite. Ibi ndaza kumugarukaho. Munyemerere manze mbahe update nk'ebyiri gusa, nk'ebyiri. Aka gatsiko mbabwira nti nta mikomerere y'aka gatsiko, ibyako byamaze kuyangara. Arate tubanya kandi abantu barakomeye.
nyuma yaho Gisekedi akoreye ingendo nubwo ziba ziri muri risike, ariko na ya Rwanda yabo cyo kora n'ubushe bikina ngo yakoze impanuka, ariko ibyo byari ukwikina kwabo, baba bashaka kugira ngo wenda babone uko bicira abantu babo. Byo nta nubwo nanabijyamo igikore cyangwa irorere, sinabizi, sinshaka no kubimenya. Ariko nyuma y'urugendo umugabo yagize, Rwandair ubu nayo irakomanyirizwa mu bihugu byose, aho yatse audience mu Buhinde batereka reka ntabwo dushobora gukorana n'abateroriste. Siho gusa, hari ibindi bihugu bitatu maze kumenya ko Rwandair yamaze guhagarika ingendo zayo. Ariko ubundi ubwo murumva izandagu hari ukizishidikanyaho, icyo ni kimwe sinanagitindaho. Rwandair ubundi umuntu yigendamo we, ubundi nk'umuntu yigendamo utari mu gatsiko k'indatwa, waba umututsi, waba umuhutu, waba umutwa, ukagenda muri Rwandair utari mu gatsiko k'indatwa, ubundi wowe utari umwanzi w'abanyarwanda. Ntabwo Rwandair igihe turimo cy'urugamba ariyo kugendwamo, kuko kuyigendamo no guteza imbere kariya gatsiko mugaha amafaranga. Ni munayireke, n'ubundi yamaze gukomanyirizwa, ariko ni munayireke, anaho ikibasha gutaratamba muyireke burundu, kizaborera aho ngaho, cyangwa se barebe iyo bajya kukishyira muri stock. Agatsiko k'indatwa ni imwe mu gaha imbaraga. Wigende muri Rwandair, nimba uri no mu gihugu, fata imodoka wemere ryo gutegera muri Kenya, cyangwa ugenda ufata indege Tanzania, cyangwa ujye Kinshasa. Ariko rero kugenda muri iyo mvura muheto ya kariya gatsiko ibaho, nayo ni revolution uzabukoze. Icyo ni kimwe, guhagarikirwa ingendo byo ngira ngo ushobora kuba wabimenya cyangwa utarabimenya, ariko byamaze kuba, hamwe na hamwe byamaze kuba. Ikindi ni uko ndagaruka ku ngabo za rubanda, bandi bati turwanya Kandoyi, ingabo za rubanda ntago ari igihe cyo kuzivuga, ntago ari igihe cyo kuvuga iryo zina, ariko hari abo numva nk'umuntu bivuga adafitemo ubugambanyi, uruhande rumwe ngena nakumva pe, uti impamvu turwanya Kandoyi yakumva niyi, ushaka kubivuga kubera impungenge, kubera ibibazo twahuye nabyo, kavuga uti turwanya Kandoyi ashobora kuba yaba yihuse, nakumva kubera impungenge, cyangwa se kubera urukundo ufitiye n'izo ngabo. Hari ushobora kubikora bitewe n'urukundo zifitiye, bitewe n'impungenge ufite, bitewe wenda na strategy yawe ubona, bitewe n'uko ubona uvuga uti bishobora kuzana ibibazo. Hari igihe ushobora kubikora koko utari n'umugambanyi, uruhande rumwe rwose nakumva. Ariko hari abantu babikora bavuga bati, bameze nka wa muntu ubyarwa n'umubyeyi, umwana akavuka, iswa akakubyara, ukiga ukaba dogiteri, noneho yaza kukureba mu biro yambaye ikote ridafuze, yambaye inkweto zacitse kubera ko amafaranga yayakumariye akurihirira, kubera ko yakurihiriye ntunamwiteho nk'umubyeyi ukubyara, ngo umufashe nk'umubyeyi ukubyara, ngo umusirimure kuko yagukuye mu bwana arakurihira ahageze hatagifite imbaraga. Hakaba hari abantu bameze gutyo badashaka kwitirirwa iryo zina cyangwa se kumva ryavugwa, bitewe n'uko bibagiwe aho yabakuye, bibagiye ko yagukuye mu makuru, bibagiye ya ntambara y'itingitingi bajya gutema ishyamba binjira za Kayendo na za Gatare. Noneho ukaba umeze nk'umuntu ubona umubyeyi wageze muri icyo gihe ugashaka kumwihakana kubera ko hari icyo ugamije, hari umwanya ugamije kuzajya gusaba muri FPR, ukavuga uti reka ntangire nyivugire, ejo muri nibacanga izo ngabo muvuga nge ntazi ko byanashoboka, bati nzasaba umwanya nitwaje ijambo navuze, ko nitandukanye, ko nashatse ko iryo zina rizimangana, iryo nzarigenderaho. Ariko nkabona ko ari ukwibeshya. Kuba isiko yakurihira ishuri, yagufasha ukagera aho ugera, ntabwo byagukuraho ko ari umubyeyi wawe. Ahubwo nkugiriye inama, uri umubyeyi umwana umeze gutyo, wakabaye ubungabunga isi ukamufasha, ukamusinumara akamera neza, ndetse ukamutaka mu bandi, ukanaserukana nawe nk'umubyeyi wo kubyara. Ubwo ndabwira ba bandi bashaka kwihunza FDLR, bashaka kwihunza izina ingabo zabo, kandi bazi neza ko ari zabarwaye. Ntabwo bakeneye ko zivugwa. Nyamara igihe bagucanagaho umuriro, uri Kicukiro, uri
uri tingitingi, uri hariya ahantu hitwa abarukukiye za Gitarama, uri ahantu hitwa barukukiye iriya za harani he, ndaza kwibuka ndababwira, aho hose mwagiye murukukira byatewe na zirangabo. Niyo mpamvu aho tugeze ari aho kuvuga ingabo zanyu, kabone nubwo haba bimeze gute ukazivuga ukanazipfira. Ese reka mbabwire, uyu munsi inkotanyi zirakibuka uwitwa Rwigema kari intwari y'inkotanyi, baracyamwibuka nk'intwari yabo, kandi yaraje gutera u Rwanda. Mwibuka ko kandi nyuma yo kuza bishe Habyarimana umukuru w'igihugu. Ariko inkotanyi nubwo babikora mu mayeri, ejo bundi bakoze amayeri wishe umukobwa w'umuntu uza muri guverinoma mu myaka maze batamuha akazi, baracyamwibuka nk'intwari yabo. None se twe nitubona igihugu tuzibagirwa Mudacumura? Jenerali Mudacumura ntabwo ari intwari y'Abanyarwanda? None se yari mu ishyamba atari kurwanira igihugu? None se Mudacumura yaguye mu ishyamba atari kurengera Abanyarwanda? Yari yarize, afite ubwenge, yewe n'isi yose yari imuzi, kuko yashoboka nuko yagibura nakicara agaceceka nk'abandi. Abandi se ko bicariye? Ariko aremererwa mu ishyamba, arwapfana n'impunzi, aricwa. Icyo Imana izaduha igihugu tunarebe ku intwari yacu. Mudacumura ni intwari y'Abanyarwanda. Ndabizi ko mvuze ijambo hari aho bigiye kujya mu mitwe, abandi bati turwanya Kandoyi, none inkotanyi ko zibuka Rwigema, bamwibuka nk'intwari yabo. Yaraje gukora ikintu, yaraje gukora guverinoma, ntabwo bwari ubutekereza aje guhirika se? Uwamusimbuye ikimenyimenyi yaragiye yica umukuru w'igihugu Habyarimana. Wenda we sinzi niba yari afite gahunda yo kujya kumwica nk'uko amusimbuye byagenze, ariko mwibuke ko uyu munsi bamwibuka nk'intwari yabo. Kuki Abahutu bahora batinya kwitwa abo bari bo? Kuki bahora batinya kwitwa izina ryabo? Erega reka mbabwire, kuba intama yagenda hagati y'inka ntago bivuze ko iyo ntama iri bwitwa inka. Ubwo ndabwira ba bandi babona wenda bari muri uwo munyenga, bati turi kumwe na nyanaka yari itandukanyije, niyo bagufata narabivuze. Uzitwa Interahamwe, wowe bamwita ikigarasha. Uzitwa umujenosideri, bamwita ikigarasha. Bati saba imbabazi, ajya hari asaba imbabazi avuga ati ngewe ntago nitandukanyije n'Interahamwe ndetse n'abajenosideri, nagarutse iwacu uko mwabonye Musana yabikoze niko bizagenda. Ariko n'ubu uri Umuhutu ntabwo uzigera na rimwe witwa ikigarasha. Hari amazina babita bitewe n'uko ari abantu babo, bitewe n'uko badashaka gusebya ubwoko bwabo, bitewe n'uko bishize imbere nk'indatwa. Kuba rero mwaba muri kumwe muri ibyo biryabarezi cyangwa mwaba muri kumwe muri ibyo muhuriramo, ntabwo bivuze ko ushobora kuzahindurirwa izina igihe uzafatwa. Ntugafatwe nta byifurije, uzitwa umujenosideri. Ariko ze niba bafata turwanya Kandoyi, bati koko urajya kunshinja icyaha na jenoside y'abafite imyaka 5, ntago ariyo nitira niyo myaka yanjye nicyo gihe navukiye. Cyokora ejo bundi nzagira imyaka 37 kuri 6, nzagira imyaka 37. Iyo tariki hari n'ikinyibutsa. Iyo tariki hari impamvu Imana yemeye guhuza ivuka ryanjye n'iyo tariki. Kinavuta ku itariki 6 z'ukwa 4 nibwo navutse, saa 8 z'ijoro. Nagira umugisha, nabuze byinshi, ariko mama yapfuye yarabyanditse. Hari aho byanditse nabwiyeho mu gitabo cyangwa muri agenda yandikagamo tariki navukiyeho ndayizi n'isaha. Ubwo rero icyo ni igikorwa cyiza yakoze, inkotanyi zitaramwica. Uyu munsi rero ndagenda kubwira ko kuba wajya hagati, intama yagenda hagati y'inka, ntago intama bikuraho ko ari intama, ntizigera yitwa inka, ntibishoboka. Ndabwira b'Abahutu bamwe ngo bimonogoje mu gukorera inkotanyi no kuzirwanirira. Ese kuki nta nkotanyi, kuki uyu munsi nta nkotanyi ijya kurwanirira ubwoko bw'Abahutu ngo yandike akababaro kabo? N'ababivuga babivuga mu magambo, nta urandika igitabo. Wagerageje kubivuga, baje kugenda babivuga barabishe.
mwari mwumva Kayumba yandika igitabo ngo hapfuye ubwoko bwo butabana icyo gitabo nimba gihari nkamubeshye muzakinyereka azashinga ishaka ryo kugira ngo asinzirize kugira ngo bavuge bati dukureho Kagame twimitse ubundi bwoko bwacu ariko ntibazimika umuhutu ariko bazakora strategy zo kugira ngo ubwoko bushire harujye kuvuga ati uzanyamoko ntago ari njye wazanyamoko nta nubwo ngira ibintu by'amoko urumva umuhutu agomba kuba muri kiriya gihugu umututsi agomba kukibamo umutwe agomba kukibamo ariko bakakibanamo mu mahoro bumvikanye nta uryamiye undi bakakibanamo neza nk'uko mbere y'intambara bakibanagamo haramvuga ibi ntimumve icyo nshatse kuvuga batibuzanya amoko ntago amoko ari njye wayazanye kandi kuyavuga numva nta gitangaza kirimo ni kuyavuga numva ntago muzampora ngo navuze amoko sinanga umututsi sinanga umuhutu sinanga umutwa hako kuti mushaka ko mugendera muri cya kinyoma cya FPR ugasa umuntu wese agashaka ko ngo uvuze ubwoko akigengesera uvuze ubwoko ngo akigengesera ngo ngateye ku karere nyamara inkota ikavuga ngo tujye kurwanira abatutsi bari gupfa muri Kongo tujye kurwanga abatutsi bari guterwa amabuye ngo muri 1994 cyagiye bari gukora ikinamico ngo hatemwe nk'akana ari inkota zitemye batubwoko bw'abatutsi ugasanga abantu bose ugasanga igihugu ngo gituwe n'ubwoko bumwe ibyo ntabwo uzabyemera nimba ukunda igihugu haguruka nimba ukunda igihugu haguruka turwane igihugu cyacu ako karagaciyemo reka njye ku ngingo ya mbere mu ngingo ya mbere cyo ngira ngo mubabwire mu ngingo ya mbere nuko mu ijoro ryacye cyangwa se ku munsi w'ejo hakozwe akantu k'agatendo ubwo hasaga bombardement ya drone bakongera kwirara muri za nkenya za nkotanyi zikongera gukubitwa zitunguwe cyane hanyuma zikaza kugerageza kwiturikizaho bya bisasu nababwiye abo bantu bafite ibisasu by'uburozi bashaka kumarisha abantu banazitunganya kandoye banataye amakuru kukiyabona mbere twe ko tuba tutayabonye none sinzazi ko nabonye amakuru mbere kandi nkababwira nti nyaboneka mu maso niko byaje kugenda rero niko byagenze mu ijoro ryakeye ka gatsiko kakubiswe inshuro kongeye gutungurwa na drone iragasekagura icyo kora bagerageje kwirasaho bazanye za murutsiye turabizi neza ko inyeshyamba burya hari ibikoresho zidakoresha ariko kubera ko bari kurwana n'igihugu gikomeye kari agatsiko gafite abantu bari kugatera inkunga kandi binyigeje bagenda mu kwaha ariko gafite abantu bari kugatera inkunga ijoro ryakeye rero nibwo bongeye kugatungura baragasekagura ni bwenge naguhenze kibuye naguhuye erega uko biri bugende kose ntago biri buzi intambara kwinjira aho yavuye ibi bintu ndi kubivuga nubwo ni nyaboneka buri muntu wese gerageza ukuri kigomba gukora uko byagenda kose ntago biri bubuze ko intambara isubira aho yavuye bo ngo bashaka kurwana n'indagu ngo kugira ngo intambara bayiburizemo ariko ntago birushoke bombardement yaje yongeye kwicamo abantu 94 byihuse kandi hera kuri ba viongozi nabwo ko ikubita ihereye inyuma kandi kuko iyo strategy niyo iyo ikubise ihereye inyuma iyo urashe umwanzi umuhereye inyuma aho yagomba guhungira niho umuturuzi kuko komanda cyangwa se abari gukomandinga icyo kintu icyo gisirikare cyabo baba ari inyuma ba viongozi baba ari inyuma niwe ngo rero iyi nimba drone irashe ihereye inyuma ihera kuri ba mota ihera kuri barana ihera kuri babandi bakomaniza urugamba niho ho wumva ngo barabakubise abandi bagahita bishikana bakiripotinga ari umuvandimwe wambwiye ati ntuzongere kuvangavanga indimi rwose warakoze ntabwo nzongera cyane ko nta nizo nzi bagahita bishira mu maboko y'abarwanya kandi nawe ndagushimira wa muvandimwe hari umuvandimwe wambwiye ati gerageza
rwose ikintu kivuga uko kigomba kuvugwa rwose ndagushimira kandi warakoze cyane. Tugomba kuvuga ikinyarwanda cyacu nicyo tuzi, izo ndimi nta nizo nzi. Cyokora ndiho ndaziga nshizeho n'umwete cyane, ariko nta nizo nzi kandi nubwo nazimye singomba kuvangavanga ibintu hano. Urumva bahereye inyuma bakubita ka gatsiko ariko narumve ko urumva. Hanyuma ibi narababwiye nti ba bandi ngo bimonogoje ngo mu kugenda ngo batanga morale. Impamvu hari ikintu kinshimisha iyo bafashe buriya bukobwa bafashemo bubiri n'ubundi ngo buri ngo bugenda inyuma y'abayobozi ngo butanga morale. Ibi ni ibintu byerekana n'abo bakobwa, byerekana izi ndatwa koko. Ni gute umusirikare ajya kurwana akitwaza ngo umuha morale, ngo barabibateje ngo ngakitwaza ikizungerezi ariko urugamba rw'inkotanyi. Urumva ya ntama yasimbuwe n'ikizungerezi kigendana na komande ukomandiza urugamba. None drone ihereye inyuma ati nimumbabarire. Bakubabarira iki? Icyakora nshimira ingabo za Kongo. Abandi bati turabona kandoyi kutavuga ibyo mu Rwanda ukavuga ibyo muri Kongo. Reka mbabwire impamvu aka kamaramaza kose katijwe n'igihugu cyanjye cy'u Rwanda. Abakongomani bishwe n'abanyarwanda ndi uwa mbere wo kubishinja kuko mfite amakuru. Bishe abanyarwanda n'abasigaye bari bakurikirana kwica muri Kongo. Ariko se nimba umuntu ajya muri Kongo akajya kwita umwana wavutse muri 1996 akamwita interahamwe, nazize wenda nango nanjye nayo mfite imyaka 5, ariko wavutse muri 1996 nazize izo nterahamwe. Yavutse zarabayeho avuka atanazibona n'isitwara ari kwiga mu mateka. Ariko ka gatsiko kubera ko gagira ngo umuhutu wese akamugera kuri urwo rusyo ati ubwo impamvu babandi bavuga ati muceceke, baravuga bati umuhutu wese n'umujenoside. Noneho kugira ngo umuntu wese uzumva ari ubwo bwoko aceceke. Noneho babandi bajya kubihunga neza bati ntwongere kuvuga FDLR, bati kuko ivuze FDLR haba humvikanye jenoside. Ariko si ibindi biki koko ibindi biki? Uzandega icyo cyaha anjyane mu rukiko, nitwa Hakonimana Theoneste, nzajye kukibura. Jenoside wayizanye ni wahanuye indege y'umukuru w'igihugu. Indege itarahanuka ntabwo iyo jenoside yari iriho. Ikindi yahanuye iriya ndege y'umukuru w'igihugu jenoside yarayiteguye, barayipuraninze cyangwa se barayiteguye, barateguye uburyo bagomba kuyikora. Kuko mwibuke ko hari ibyobo byari byaracukuwe, ariko n'uyu munsi ibyobo hose biracukuye n'ubundi. Nko mu mujyi wa Kigali baranje kubicukura byo kwiciramo abantu. Ibyobo byarangije gucukurwa byo kwiciramo abantu. Jenoside izakorwa mu Rwanda ikamara abantu bose, ibyobo byamaze gucukurwa. Ibi nitubabwira tutabantu mu maso, nyamuneka ibintu muhaguruke mu birwanye. Bati tumwanya kano. Twe dukunda igihugu, dukunda bene gihugu, dushaka ko umuntu yikira kizana. Ntabwo dukeneye abantu bapfa kuko hapfuye abantu benshi. Ntabwo dukeneye ko ahandi abantu bongera kwicwa. Ariko abantu ntabwo bakeneye ko tuvuga ibintu bibi inkotanyi ziri gukora n'ibyo zakoze. Ariko se umuntu arakwishe, umuntu aragushimbuse ngo gerageza ngo uceceke. Ibi rero nibwo bongeye kubabombarida. Bamaze kubabombarida abasigaye barishikana, baritanga mu maboko ya FARDC. Ni ngombwa nibagumye bitange. Tubabwira tuti ahubwo n'umuntu wese wabuze kare muri irangoma y'igisuti, urumva yakabaye yitanga. Munyemerere gato ndabona hari ibintu biri kunderanja.
mwihangane hari ibintu byanderanjaga mwihangane. Niyo mpamvu nabwiraga nti twebwe ntabwo tuzaterwa ipfunwe n'ubwoba bwo kuvuga ibibi byakozwe n'inkotanyi. Oya, ntabwo byadutera ipfunwe kandi ntabwo tuzabura guhakana ikinyoma umuntu ngo akora icyaha aza kitugerekeho. Ese umuntu aranyiciye, amaze kunyicira nanjye anyirutseho, amaze kunyicira aranzunguye ngo ninceceke ngo nere kuvuga. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bose bankurikirana n'abanyamahanga n'abarundi n'abandi bari hirya no hino, namwe mpuzi mwese aho mwoze mwisi ndabasuhuje. Iyo hataba ingabo za FARI zitwaga FARI cyangwa se inzirabwoba, nta muntu n'umwe ari kurokoka mu gihugu cy'u Rwanda witwa umuhutu. Nta n'umwe. Umuhutu wese ari gushira, kandi si bo abahutu gusa n'abatutsi bari gushira, kuko uyu munsi hari abatutsi benshi tuzi bahunganye n'abahutu. Kandi n'igisirikare cy'ingabo za rubanda kirimo amoko yose, kirimo abahutu n'abatutsi n'abatwa, bose barimo. Nihagira umuntu wandika muri comment yihandagaza iyo hatabaho ingabo za rubanda, iyo hatabaho ikintu ingabo zitwa inzirabwoba, nta muntu n'umwe wari gusigara, kuko inkotanyi nk'abantu zahinze abantu bose zibakumakuma zigira ngo ziroha abaturage bose mu Kivu. Niwo wari umugambi wo kuroha abantu bose bari mu gihugu, bagomba kubakumakuma bose bakisanga mu Kivu. Ariko kubera uwo umugambi w'Imana ntago byakunze. Iriya zone turikwaza y'icyango gitaza kuhaza, nta muntu n'umwe ari kurokoka. Kandi ibi mvuga hari abantu babizi ariko badashaka kugira ngo bavuga ati ingabo za rubanda zarakoze. Mwibuke neza ko batera inkambi y'Ikayindu, Imugunga, Igatare, batera ziriya nkambi, inkotanyi zari zifite umugambi wo wibuka ko bari bahereye inyuma, bakoze basize irembo rimwe ryo kujya mu Rwanda, kugira ngo umuntu wese baragendaga basubira inyuma, abantu bahunga bataha mu Rwanda, bakajya barabantu bamwe umuntu wese witwa umusore n'umugabo bagakubita amafuni bica. Abantu bahungutse muri 1996 n'95 bari abana n'abagore, abagabo bose barishwe. Ibi bintu kuki abantu batabivuga? Ese nuko batabizi? Ariko ingabo zanyu ziriyeranja, zigira uburyo zishaka inzira. Bavuga ati abemera kujya mu Rwanda mukomeze, abatemera namwe mudukurikire, turaca hano. Barapasura, bagenda barwana n'inkotanyi, nta masasu bafite, bambura imbuni inkotanyi bazikubita inshuro. Kuyana uyu munsi hakaba hari impunzi zikiriho kubera abantu zikinarinzwe. Icyo nyivugiye iki rero? Nyivugiye uburyo aka gatsiko kongeye kuza kwiyahura, ariko bakakabombarida kugira ngo nazanda twazajyaga zibaha morale ebyiri zifashwe mbatekwa z'abakobwa, zimwe zimonogoje ngo babatoranyije ngo zigenda ngo zihaba komanda morale, babasambanya nk'aba bakuranwaho. Uyu munsi icyari yantama ikaba hari yarasimbuwe n'abari abagore babiri bagenda uruhande inyuma, hari kibinakumi. Ntago uru rugamba ntago bazarutsinda. Shitani kuva ariyo bashize imbere, mwitegereze igihe cyabo kirananye. Icyo singitindaho kuko aka gatsiko nkeka ko ntawe utabona ko kari mu marembera. Nta muntu n'umwe utarabibona, kereka wenda waba ari impumyi, niwe twavuga ko yaba atareba cyangwa atareba kure. Reka gatsiko ko kamaze kurangira. Iyi bombardement rero ntago yazibuza, yishe 94 zino ndatwa, izindi ndatwa z'abakobwa ebyiri zirafatwa, zimwe zataga morali, ariko bakomanda bo bagiye kwa Nyamuzinda. Hanyuma amakuru tutaramenya yandi n'abasirikare bandi bafashwe, ariko bafashwe gusa namenyemo abagore babiri. Ariko biraza kujya hanze mu makuru ari imbere, ndagaruka hawe ndambisobanura niba byamaze gusobanuka, cyane ko hari amakuru amwe namwe tushobora no guha umwanzi, mujye mubyemera kuko tuba tugomba gutanga ari ngombwa. Ntabwo umwanzi tuba tumukorera akazi kuko yajya yivugira uburyo yakubiswe. Ingingo ya kabiri ndababwira uburyo Sadeke
harumbaje ngo byabereye Rucuro muri Nord Kivu niho ejo iyi bombardement yabereye niho byabereye ariko mbibutse ko izi ndatwa n'ubundi muri Rucuro atariho ziri gusa zamaze kugera no muri Sud Kivu ariko buriya ingabo za Kongo hari icyo ziri gutekereza kuko nkeka ko n'ubundi aho bari hose ijisho rya mukuru riri kubagenda hejuru ubwo rero hari ibyo ntakwirwa mvugira aha ngaha icyo nzi nuko bitazabahira na gatoya hanyuma tujye ku ngingo ya kabiri ku ngingo ya kabiri ndabwira kurasa ku ngabo za SADC barishe ku ngabo za SADC ejo bundi bamaze kuzirasaho ndetse hagira n'imodoka zabo zangirika ariko mwibuke ko icyari kigamijwe ndakibabwira hari hagamijwe gutera ubwoba guteroreza no kugira ngo bamanze ngo bahahamure ingabo za SADC cyangwa se ngo bazereke ko igihe cyose bagomba kurwana nazo bazitera ubwoba ngo zive muri Kongo zihambire zigende ariko bakirangagiza ko igisirikare buriya ni kimwe iyo wagiye ku rugamba haba harimo gupfa no gukira ese barajya kwirirwa bavuga ngo banarasa ku ingabo zaje kurwana iyo uri kurwana n'umuntu ushobora kugenda cyangwa nawe akagenda ariko nyuma yo kurasa ku ngabo urebe ukuntu abantu ari abateroriste ari abaterabwoba urebe ukuntu ari abaterabwoba abantu batatinye kurasa ku ingabo za SADC n'ingabo zije abashefu d'etat major bazo baje muzi ko abashefu d'etat major bagomba kuyobora imirwano wa Tanzania wa South Africa u Burundi ndetse n'abandi bamaze kujya ku kigo cy'imirwano kutangiza sinema mwijambo yatangaje uhagarariye izo ngabo za SADC akimara kwa yavuze ati twebwe muduhe iminota RDF irahinduka amateka muri aka karere nabona agatsiko kasaze bwa butero kare kagabe ngo kuza ngo guhitana zino ngabo drone yabuhitanye butari bwaratera n'umutaro bo umugambi wabo ngo kwari kugira ngo baburizemo kwari kugira ngo baburizemo ntihazagire umuntu n'umwe uza ku butaka bwa Kongo dutinya abantu badatinya kunaga bombe ku ngabo zaje kugarura amahoro ese batarabatera kuba ni hehe ariko ntabwo byaciriye aho ngaho baje kotswa ikibatsi ndetse mu ijambo ry'umuyobozi w'ingabo kuri izi ngabo za SADC ubwo bamara kugera hariya yavuze ko RDF yitaba M23 igomba guhinduka amateka amateka bagize igoma ejo bundi bakora ceremony baza gukora ceremony hagatsiko karumya karabadurumbanya karasa mu kigo karasa imodoka zabo zirangirika ndetse hakomereka abasirikare babiri bo mu ngabo za SADC baba Tanzania ariko ibi nabwira abantu ni ahubwo burya ngo nyiranzikoraho yateye ibuye ari ashaka kurirenza ikivu iwe riranga rigwa mu kivu nta muntu utera ibuye ngo arirenze ikivu ntibishoboka naho kumbi kurasa kibira bisasu mu kigo cya gisirikare cy'ingabo za SADC ngo kwaru kugira ngo berekane ko ari abantu bakomeye hanyuma ngo zirangabo zagomba kuza gutangiza urugamba izi ngabo nkuru za SADC zari tegerejwe noneho ngo zikata indege zisubireyo bahita bavuga ati tugomba gucyura ingabo ntakoze ubusa ndetse ibyanyu byose byagiye hanze aho byerekanye ubwambure bwanyu niyo mpamvu mubona noneho SADC ivuze ko aribwo urugamba rutangiye nibwo igiye kujya yatangira urugamba reka turebe abuze bati twebwe ni amasaha make
RDF igasigara ari amateka kandi koko igomba kuba amateka. Nta gisirikare kigeze kibaho nk'igisirikare cyo kwa Karinga kuri Karagatsiko, ntacyo nta n'ikizabaho. Aho sindi buhatinde kuko urumva ntabwo ndi buhatinde. Bavuze ko tuje gushyira iherezo ku ngabo za Karagatsiko, kandi koko niko bimeze. Niyo mpamvu akimara kuvuga iryo jambo kahise kakaza ibitero, kagatera ibitero Shuma, kagatera muri Sud Kivu, kakajya muri Nord Kivu, aho hose kakagabayo ubutero bwa butero. Ariko mbibutse ko bazanye bya bisasu by'uburozi. Ariko burya ngo guhiga umutware muratabarana, reka turebe. Icyo nzi nuko iyi ntambara igomba kurangiraho yatangiriye, kandi igihe cyabo cyageze. Bandi bati Kandoyi, ibi bintu muhora mubivuga, ese ibi bintu ni ibiki? Hari igihe guhora tubivuga ari ukugira ngo witegure, ari ukugira ngo nawe ugire uve kwizima, ari ukugira ngo witandukanye, ari ukugira ngo nawe ukore ubuzima bwawe wihungire nibura. Hari igihe Imana nyamara yigije iminsi inyuma kugira ngo nawe, kubera ko Imana ikigukeneye, ukize ubuzima bwawe, kuko Imana ntabwo izagukorera icyo udashaka. Wowe unyumva impamvu byigiye inyuma, hari igihe Imana yabyigije inyuma kugira ngo irokore ubuzima bwawe. Kuko umujinya Imana ifitiye u Rwanda n'Abanyarwanda ntabwo mbizi. Abanyarwanda bagomeye Imana mu buryo buhagije. Nibo bica, nibo biba, nibo bisambo, nibo bashimuta. Gufata umuntu ukajya kumukata ibishaho nk'itungo, ibishaho bakayimanika ku ngoma, ntabwo Imana yabyihanganira. Gufata abantu 10 bagasambanya umugore umwe, abagabo 10 bagashyirana ku giti bakazirika bagasambanya umugore umwe, ese ubwo urumva ibyo ari umuntu? Nta no kwiherera reka ku karubanda. Hari n'anyambwira ati Kandoyi ibintu ntabwo nkabya, niba nkuzi uzambwira mbwiye iyi foto, bagafatira video kugira ngo ni ibintu. Urumva izi ni inyamaswa n'abagome. Iki ntabwo nyitinzeho, nagiye ngeze ku mugabo wita General ngo ni Frank. Uyu Frank Mugisha, uyu ni umwe wigeze kurya amafaranga ayarya umukobwa bita Linda. Umudamu witwa Linda amurya amafaranga ndetse aranabyemerera. Ibyo byo naranabyumvise, Linda ubwo yarabivuze. Icyo ni igisambo. Ariko birashoboka no kujya kumurya ayo mafaranga ko ari ayo maradiyo yagiye kuvugiraho, wenda uriya kubera akavuga ati nshyigikiye urugamba, ko n'urumva nayo ngoma y'agatsiko yaramutsikamira amwicira imumara higira gute, aravuga ati reka nashyigikire urugamba, agira ngo wenda uwo muntu wazanye ni umwe mu bantu baje kurwanira Abanyarwanda cyangwa se n'umwe mu ngabo zacu. Reka da, ari igisambo, ari babandi b'inkotanyi. Nyuma yuko ibyo bibaye, ntabwo wenda nemera ko abamushyize kuri radiyo bashobora kuba baribeshye, nkuko nanjye nakwibeshya nkakira umuntu kuri turwanya Kandoyi, ariko ari umuntu uje koreka Abanyarwanda. Hari abo tuzana, birashoboka, ariko utazi umugambi afite umutima, cyane ko mu mutima w'umuntu Uwiteka niwe urebamo. Ariko kandi Imana aduha ubwenge bwo gushishoza. Numara gushishoza rero uzitandukanye na Sekibi. Uyu akimara kwiba uriya mukobwa, nibwo nyuma hongeye gusohoka amagambo menshi n'inkuru nyinshi, ushobora kuba warabicaho utarabyumvishe, ngo hari abantu bo muri polisi ngo bamuhaye amafaranga, ngo bamuha amadolari 50. Ntabwo mbihagazeho ngo mbyemeze, ibyo ntabyo mbizi. Nta nubwo mbihakanye kuko ntashinzwe kubivuguruza, hari abagomba kubivuguruza ba nyirabyo. Ariko se twibaza ikibazo, birashoboka ko mu gihe tugezemo hari umuntu wajya guha umuntu nk'uriya amafaranga nyuma y'uko amaze kwiba Linda?
wenda ku bwa mbere wenda twavuga tuti wenda yabaciye muri humye cyangwa duciye muri humye. Ku buryo umuntu yakongera akaza kwiba abantu bagaceceka. Ese nk'umuntu wajya guha amafaranga iki gisambo Frank Mugisha, iki ni igisambo cyitwa ngo General, iki gisambo kigahabwa amafaranga, waba yagihaye utabizi koko? Cyangwa se ni wa mukino wa FPR ikina kugira ngo ibashe ngo gusenya opposition? Ariko nibutse ko opposition idashingiye ku ngabo nta ngufu igira. Haye mbivugiye kuri kamera, ntago ibyo nzana bisubiramo. Nimba uzi ko opposition, nimba uzi ko uri opposition ikaba idashingiye ku gisirikare, ntizigere kuri Inkotanyi. Ibyo ndabivuze pe. Inkotanyi ziza kumara abantu 90 mu mayeri menshi, zari zifite umutwe wa politike n'uw'ingabo. Ariko nta opposition idashingiye ku gisirikare ishobora kuvanaho kari agatsiko. Kubera iki? Impamvu hari gusohoka aya matangazo uyakajya hari ati narayariye nyine, birashoboka ko abeshya, ariko akaba yarahawe icyuho wenda ahantu hamwe, akavuga ati Inkotanyi zikamukoresha ati vuga ko warema, kuko hari n'umuntu wambwiye wampamagaye, si ngombwa ko muvuga kandi abantu bahamagara bose nta n'uwo nanavuga, reka ntibishoboka. Aranga ati ko twumvishe Kigali kuba ngo yari amafaranga ya opposition, ngo yaragiye kugura ibikoresho, ngo yari intwaro, ngo yari abasirikare. Reka icyo nemera cyo nta musirikare uri mu ishyamba wajya guha amafaranga uriya Frank Mugisha. Nta wayamuha, nta barusha igisirikare. Icyo ni igisambo cyo mu Nkotanyi, nta naho yananyura, ntiyanabinjiramo. Simbavugira oya, inzika atakwinjira muri FRN no muri FDL ntiyakwinjiramo, izo ngabo zose ntiyazinjiramo. Yacahese aho basirikare bose bacanye ku maso. Ariko by'umwihariko nko mu ngabo za rubanda ntashobora. Ni abasirikare bize igisirikare amaze imyaka 30 mu ishyamba. Ntago ngo ni iki ngo ni Frank Mugisha, nta kintu na kimwe yaza kubabeshya. Niyo mpamvu azagenda akajya kubeshya abanyepolitike, wenda kubera ko bagize batazi iby'isirikare cyane, akabeshya wenda ngo ngaje gushyiraho ingabo, ariko nta ngabo zava mu Nkotanyi. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Nta gihe na rimwe FPR, nta munsi n'umwe FPR izigera ivanga ingabo ngo abantu ngo mwe ngo uvanze ingabo. Ntizabikora. Izakrera irindi tsinda rize ryingwa ku mutwe wa politiki. Ntibyabatangaza mwumvisha icyitwa neza ya rubanda ije hariya bati dufite ingabo, kandi ari FPR yigize opposition cyangwa se yiremyemo izindi ngabo, bati tuvange. Hari kugira ngo bice ingabo zacu za rubanda. Gusa nizera ko ntago nshidikanye ko ingabo zacu za rubanda zicanye ku maso, cyangwa se impirima cyangwa abanyepolitike bacu bacanye ku maso. Ibyo byose barabizi, baranabindusha, kuko baza amayeri y'Inkotanyi cyane. Uyu munsi rero kwikina ngo yahawe amadolari 150, ashobora kuba yarahawe kuko ntago ndumva hari umuvuguruza ko yamuhaye. Nimba ishikano mugifite ko yavugurujwe muzakinyoreza.
akaba akomeje kubeshya ngo yahaye amafaranga ngo y'ibisirikare. Igisirikare ki wajya guha uriya amafaranga ngo n'umusirikare yaba nawe atareba kure, cyane ko ayo mafaranga amadolari 50 nta ibihumbi 50 ntago byafonda igisirikare, ntago byakubaka igisirikare, ntago bishoboka. Hoye aho rero niho nkemanga nkavugana uyu muntu hashobora kuba ari n'ubundi ntiyareka gukorana na shebuja. Areka mujye mumenya bariya abantu indahiro zose barazirangije, ntago bashobora kuva ku gihango cyabo. Ntago bashobora. Ntago bashobora kuva ku gihango cyabo. Naho ubundi mugomba twe gushyira hamwe imbaraga zacu. Iyo mvuze imbaraga sorry hari umuntu umwe ngo mwembwe amatwi ngo Frank mucyangwa nyise General kandi yita Major sorry umbabarire ngo ni Major da, ariko naryo ngo ntaryo ni amaranka yiha. Ni amaranka yiha. Uyu aje gusenya igisirikare, aburuka gisenya cy'ingabo zacu. Ariko njya kumwumva bwa mbere hari radiyo imwe namwumvisheho, nashatse wenda kuvuga hano ngo natagira ngo hari n'ubu nibase, ntawe nkeneye kwibasira oya. Yewe buriya umuntu wese uvuga ngo ni impirimbanyi, umuntu wese uvuga ati ndwanya kara gatsiko, ndwanya Kagame, igihe akivugira ayo magambo sinshobora ntabwo rwose najya sinanamwataka oya. Hari radiyo yavugiyeho imuzanye, ariko wajya kureba uwo yazanye numwe mu ndatwa, wareba n'uwamuzanye aho naho nkabikemanga, wagenda no ku magambo yivugira. Erega aba bantu ni abanyamayeri, aravuga ati ubutegetsi buhinduke, ariko n'ubundi buhinduke buza muri bene wacu. Ariko se ayo macakubiri azarangira ryari? Noneho baje kwica abantu no kutumunga mu mutwe, bati ubwoko bwavuyeho rero, bati ntago hemereye kuvuga umututsi hemereye kuvuga ubwoko bw'abatutsi gusa, bati nuvuga abahutu ukavuga abatwa uzabuzanya amacakubiri. Ngiryo icenga ngaka kantu noneho ka parapara cyangwa se ka parapara, ndakwita iki bambwije kuvuga ibindi bintu ngo byo kuvanga ntago mvanga indi mujye mubana baravuze ko nkavuga ngaka kantu ko gucanganyukisha abantu, kamucanganye ko bashize mu bantu, bati ntakagire ubundi bwoko buvugwa. Ati nuvuga ko abahutu bapfuye uzaba uri umunyamacako, uri umunyamoko, ariko nuvuga abatutsi ukavuga jenoside yakorewe abatutsi, nta kibazo, iyo jenoside yemewe na Loni, amoko avuyeho. Ariko hariho akantu ko kuvuga ngo jenoside yabande ya bwa bwoko, bisobanuye ko bwa bwoko bwo nibwo butuye mu gihugu cyonyine, ubundi bwose bwakoze amabara ntibubaho. Nicyo bivuze. Ugasanga abantu bamwe bakavugiye abandi, bantu bize bari muri Amerika bafite n'amashuri menshi cyane, ati nyamuneka ntukajye uvuga ubwoko. Ariko se nyine wabuzanye kuko navuze musanga, ati nyamuneka ati ntukavuga ingabo, ati ingabo za ntukazivuge, ati kuko hari ukuntu bazibonye, ati kuzivuga rero ati uba wibukije abantu. Ahubwo nawe utinya kuvuga ibyo uracyawoshye. Ntunkangishe ngo ufite amashuri 800, ngo ufite ngo miliyoni 100 ngahe, ngo hembwe amadolari 10,000. Ibyo ngibyo birakureba. Ahubwo nawe uracyaboshye, ukeneye kubohorwa. Kubera iki turwanya kandi cyangwa se toneste muze ngo uracyaboshye? Nawe uratinya kwitwa icyo uri cyo.
ariko inkotanyi kuki utuntu twose zituzana tukamunga abantu uratinya kwitwa icyo uri cyo. Niho uzasanga rero umuntu azajya kuvuga akajya kwifashisha ngo reka njye kuvuga ndi hamwe n'umututsi ngo nibwo ngo ibyo mvuze biri bwumvikane. Naga intama izagenda hagati y'ihene y'inka ngo bihindure inka, reka nibajya gukuka bazakukira inka ntibazakukira intama. Niho uzasanga rero bavuga ati rwose Kandoyi ati tugerageze izo ngabo zere kugaragara zere kuvuga. Ni kubera iki? Kubera ko abantu baracyafite imyumvire y'inkotanyi, akantu inkotanyi zabibye zangiza izina ryabo, ntabwo bashaka ko izina ryabo baridefanda ngo rigaragare, banahakana ko icyo kintu ari bakura bagikubitira ahagaragara ko ari ikinyoma ahakubuye, berekane ko ibyo bintu bivugwa ari ikinyoma cyateguwe na Sekibi. None se baduhigira iki? Habiriyo banyiruka hejo muranshakaho iki? Ntacyo mbatwaye, reka uranshakaho iki? Icyo mumigira ni iki? Ni uko muzi ko ndi kubwira abantu kuri iturufu yanyu mwari kwishyira ahagaragara. Umwana wanjye azavuke nawe avuga ati ntabwo nzavuga ubundi bwo, nawe baze se uri mwene nde? Ati reka ubwo no buhese hatinye kubuvuga. Nawe nk'abandi ati nge ndacanze. Uracanze? Ucanze ute? Haba mbwana ariko uranacanze. Ucanze gute? Mu Rwanda tuzi neza ubwoko bw'umuntu aho buva kuri siko. Nimba isiko ari umututsi ubwo uri umututsi, nimba ari umuhutu nyoka akaba ari umututsi uri umuhutu n'ubundi. Utinya kuvuga ubwoko bwawe ngo ndacanze gute? None se muvuga nuko babanza ababyeyi babo. Ibyo rero ni ya turufu y'inkotanyi ya yindi uyu nguyu majoro wita majoro Mugisha Frank azana, akaza yajya kubeshya abantu ngo ngiye ngo mvuka ngo ku muhutu n'umututsi, ngo ubwo rero ngo niyo mpamvu tugomba ngo abo bantu ngo akazana ka kantu kugira ngo amanze akurura abantu bose, amanze abantu bose bashyire mu gihirahiro, narangiza tugo nta bwoko buriho. Ati nuvuka gutyo ati uzaba utagira ubwoko. Dore abo bantu niko bakora. Kwitwuriwe nta kintu bitwaye rwose, waba umututsi waba umuhutu waba umutwa, nta kintu binatwaye. Uwayobora wese yaba umuhutu yaba umututsi yaba umutwa nta kintu bitwaye. Ahubwo ikibazo dufite kuki inkotanyi zishaka kumaraho abantu bose hagasigara agatsiko k'abantu bamwe bake. Abantu bagenda bakoma amashyi bagaheka bakajya mu mujisho bagasekura bagaheka. Yego nta guheka ahubwo ntabwo nshobora guheka, nta n'uwo nzaheka, ntibishoboka. Kandi nkeka ko nta n'umwana wanjye uzabaheka, ntawe. Ubwo nta burere naba naratanze. Mbabwire abantu muhaguruke turwanye kano gatsiko. Nimba uyu Frank Mugisha aza kubeshya abantu cyangwa se kuvuga amagambo ati nahawe amafaranga, ayo ngaho yitirira ni muyatange mu ngabo za rubanda. Bitise nimba munafite n'ingabo ntacyo bitwaye, ariko ziba ari ingabo za rubanda, ziba ari ingabo z'igihugu. Erega ngicyo nemera ingabo zose zitari zikara gatsiko ka King Machine zabohora abanyarwanda, izo nta kintu zitwaye. Icyo nemera ni umuntu utubwira ngo hazabaho ngo hazabaho demokarasi, ngo hazabaho ngo guhererekanya ngo ubutegetsi, ngo hazabaho ngo amatora. Ntabwo ibyo bizabaho, ntabwo bizigera bibaho. Hasigaye amezi 4 kugira ngo amatora abe. Dore turi mu kwa 3, amatora za mu kwa 7. Dore rege nyabwira abantu b'abanyepolitike bagora abanyepolitike nyamara ntatagira unyumva nabi. Ubu koko hari abantu bazajya kwimamaza mu gihugu, cyangwa ni wa mukino wa politike abantu bamenyere kubwira abanyarwanda.
ubu abantu bazajya kwiyamamaza koko usibye ko kujyayo ko bari ukwiyahura ariko wenda mu macenga ya politiki hari igihe ari kugira ngo ntabwo mbizi ariko wajya kwiyamamaza yaba agiye kwiyahura dore hasigaye amezi 4 ko mutamanuka nimumanuke mugende ariko uzajyayo ndamukarabye umuntu uzajyayo ndamukarabye wenda abagore bo bashobora no kugerayo bagakorerwa ibyo bakabikorerwa bageraho n'imiyaga ikazamo kuko inyorosho z'abagore wenda hari aho zigera zikaba simbizi ariko umugabo ushaka kujya kwiyamamaza bazagukaranga amaye bazagukaranga pe haramvuga gukaranga ukagira ngo inkotanyi zirakaranga ziragukaranga muzambaze umuntu ushaka kujya kwiyamamaza nacire birarura uziye ko ntanayibona ko wanajya hasigaye amezi 4 kampeni zizatangira ariyo simbizi ariko ibyo ngibyo byo ndanabikemanga uyitwa Improved Stove aragira ati abanyepolitike batavugira FDLR ni ingambanyi. Icyo ni igitekerezo cyawe, ariko umuntu utavugira ingabo za rubanda cyangwa se wenda avugira n'izindi ngabo ushaka, twumva unavugira FRN, aho rwose nzakumva ngewe nkanjye Theoneste. Ariko igihe udashaka gushyigikira ingabo aya ndagukemanga, ntabwo nabyemera. Ya munyemerere nsorezane ikiganiro, ariko witwa Frank Mugisha dukeneye ko aya makuru avuga ba nyirayo baza kuyavuguruza. Ese amafaranga mwarayamuhaye cyangwa ntabwo mwayamuhaye? Niba mwaravuguruje kandi nabwo mumbwire, ushobora kuba ntarabyumvise. Ariko nimba harabayeho ko yamuha kandi muzi ko dufite ingabo, ngo mwamwe nabakemanga, kuko ntabwo wambwira ukuntu twaba dufite ingabo yaba FRN yaba FDLR ziraho ngo nibura uwo musanzu bure kujya muri izo ngabo uhabwe inkotanyi Frank Mugisha. Umwicanyi unabyemerera, ufite nabo bakorana mu kuza guhiga abantu, ufite abantu adeployed mu kuza kuduhiga, ufite cya gikobwa bari gukorana ngo kiriguhiga turwanya Kanduyi, kanze nkibereke hambwe ngo ntago bakibonye, ngarahiga Kanduyi kugira ngo turwanya Kanduyi mu bamideni. Gira ngo murabize ko kuntega umukobwa byo uba wibeshye cyane, kandi namwe narabibabwiye ko ntago byashoboka. Uba wibeshye cyane kuko urumva umaze iminsi ajya mu nsengero gusenga y'ingona, ngaje kunshakira mu nsengero asenga yo kwikebagura, ayo ngayo nayo kwikebagura, warangiza ngo urarira kubera ko utarambona ngo nyice. Ariko ndakwiteguye mbe nongere nyibereke iyi ndatwa n'umugabo wayo bagendana. Ntago ari umugabo wayo, ni ya mahabaranga bahamurari. Dore ngiye ariko tuzagira ngo sinayiberetse. Dore ngiyo rero ni umugabo ari wazenguruka nka roho mbi, arazenguruka amafoto yanjye akajya gushaka pasiteri. Barakubeshye, ntabwo ni mu gihe cyo kujya kuzenguruka mu nsengero ndi muri ayo ngayo. Sengeraho nicaye, gira ngo mwamubonye. Dore mwamubonye, n'ejo narakubonye.
ariko ibyo murimo byose ntabwo bishobora kuza. Reka mbabwire, yes, uyu nguyu aratubwiye ngo yitwa Hitimana. Hitimana aragira ati Queen Linda niwe yemeye ko yamuhaye 5 miliyoni 5 z'amadolari. Padiri Thomas Nahimana we yavuze ko atari ngo nta n'igikoroto cye yigeze amuha. Urakoze cyane, urakoze cyane. Ubwo ndumva uyu muntu yitwa Hitimana MR Arsenal yaba duhaye amakuru niba ariko bimeze. Ubwo naba mbyumvishe neza cyane, kuko ntabwo ntekereza ko padiri yafata amafaranga ngo ajye kweha Frank Mugisha kandi azi neza ko hari ingabo zari ziteguye gucyura abanyarwanda, kandi nawe ubwe nk'umuyobozi afite uburyo yabikora. Izo ngabo akaba yagira gute, yanazishyiraho cyangwa n'iki byose. Burito wasati iyo Nyangabirama. Iyi Nyangabirama ni umukobwa yazenguruka ahitwa za Cyaka ya mbere na kabiri, aho yavuye ngira ngo aho yamanje, ngira ngo hari waranze ngaho mba yayivuze, yarabivuze abivuga ku mbuga ngo mbahanaha. Uwe mukobwa yagiye ari kumwe n'uriya mugabo. Ndagaruka mba amazina yabo mu foto ndayafite, nushaka mbwira nyamuhe mu gikari. Ntago ari ibanga, bazenguruka kugira aho umuntu amara ibyumweru 7 ngo yaje gusenga, kandi atari ko akanduye ati ni he haba atuye umuntu. Ariko uyu nguyu yitwa Mukamusoni agira ati Hitimana ko numva atarigeze yumva ko Frank Mugisha nako wiyita avugira kuri Sinijuru TV. Ntabwo numvise icyo kuvuga Mukamusoni, ntabwo numvise neza. Ntabwo ari wavuye mbo niba yaravugiye simbizi, ariko yavugiye mu radio imwe mu maradiyo yakoranaga, imwe mu maradiyo no wakoranaga na nyakubahwa Padiri Nahimana. Hari radio yavugiyeho, nimba yaravugiye no ku isi nijoro simbizi, ariko hari radio yavugiyeho kandi murayizi. Urumva ariko aho tugeze, wenda birashoboka ko impamvu uriya mukobwa Linda yavuze ati reka mfashe, yari yabonye iyo message, kandi kuko abona abantu bari gukora bakorana, ntabwo twanamuvuye nta n'uwamutera amabuye. Hoya yakoze igikorwa cyagomba gukora agikoze. Ariko se nyuma y'ibyo hari umuntu wundi wakongera kurirwa amafaranga ne kiriya gisambo, yaba ari akamaramazi. Cyokora hari umuntu wanyarikiye ko ngo bahakanye ko batayamuhaye. Ubwo nahita mvuga ko ari propaganda za Kigali. Ukeneye gufasha afashe ingabo za rubanda zirahari. Ntuzananyura no kuri turwanya Kandoyi. Hoya uzanyura ahandi hari aho uzanyura, kandi ukamenya ko iyo nkunga yageze aho igomba kujya, ukabimenya ukanabimenya na ba nyir'ubwite bakabikubwira ko iyo nkunga yagezeyo. Kandi mbibutse ko nutanabikora nta kizabuza abayuda gutabarwa. Imana yabwiye Gideyoni ngo shora ingabo, kubera ko Gideyoni yarebaga ingabo afite, akabona afite ingabo 30,000, akavuga ati ndi umugabo w'ingabo, ninjya no ku rugamba mfite ingabo zingana gutya, urugamba ndarutsinda. Mu bwenge bwe akumva ko kubera ingabo afite azanarutsinda koko. Ntumva ingabo 30 uri komanda wazo uzikataka cyangwa se zikadivasinga imbere, uhita ubona ko urwo rugamba nawe ubwawe ufite morale bitewe n'ingabo ufite. Ariko Imana rero avuga iti ndagira ngo izo ngabo zigabanye, kuko Imana waraga ingabo bafite nubwo ari nyinshi ariko zidafite umusaruro. Gideyoni ati ntibishoboka, se ndagabanya ingabo 30,000 mu ihangana nawe ngiye kubwiriza, ndazigabanya kuko urugamba rutsinde. Ngiye kurwana n'abamediyani, yaragiye kurwana n'abamediyani kandi ari ibisore binini, ari ibintu bifite ibitwaro n'ibiki.
Imana iti zigabanye. Nawe nimba ufite kwizera Uwiteka, reka tugabanye ingabo. Ndabwira abari mu cyandiko cyo kwizera uyu munsi, ndabwira abahagararanye nanjye mu kwizera Uwiteka ishobora byose, reka tugabanye ingabo. Gideyoni ati shora ingabo kuko ageze, arazishora. Bati hitamo, bati zose zishore. Reba izinywa hari izindi kunywa zirigata, hari izindi kunywa zijabagira, hari izindi kunywa zikakukumba, hari gutaba amazi, atariko hari n'iziri kunywa ziri kunywesha amashyi, zikadaha amazi zikanywa ku mashyi. Barambwira ati fata izo ngabo ziri kunywesha amashyi uzishyire ku ruhande. Izo zinywesha amashyi uyu munsi nizo zanambanye n'impunzi. Azishyira ku ruhande. Ati arambwira ati zibare, ati nizingane 300. Hasigara 300 mu ngabo 30, kimwe cya 10 cyo cyasigaye. Aramubwira ati tangira urugamba. Ati se mana kugeze ingabo kari nke, ategera kwizera. Ingabo 300 zonyine nizo yashoye imbere ku rugamba, zikubita abamediyani, zirabakubita zirabarangiza. Ni nk'uko uyu munsi abanyarwanda bagiye gutungurwa n'uburyo FPR igiye kugenda. Impamvu mbabwira ijambo ni iyihe? Nuko kari agatsiko kagiye hariya ngo twe dufite ingabo 100,000. Ibyo byose n'ubwoba bwa Sekibi, kugira ngo batere ubwoba bati wenda niba bwo bati ingabo zacu ni 50,000 cyangwa 70, bagira ubwoba bati zira ngabo ni nyinshi. Uburo bwinshi ntabwo bugira umusururu. Mushirike ubwoba kandi mukenyere urugamba. Abagomba kurwana bari maso kandi Uwiteka ari kumwe nabo. Nababwiye nta makuru ya hariya, hari amakuru ntazongera guha agatsiko kajye kayitangariza, kandi nzi neza ko ibimenyetso n'ibihamya kabifite. Ariko mu minsi itarambiranye nzi ko ingabo zanyu ziraseruka kandi zigaseruka zemye, ndetse kari agatsiko kakajya kabihera amakuru. Kuko nta kuntu bari bukomeze guhisha amakuru, ntago biri bushoboke kuyahisha kwa here, ntago biri bubakundire. Munyemerere nsoze ikiganiro, munyemerere, ariko kandi mbabwire ngo ntagire umuntu wibeshya kuri zira ndatwa, uko zindatwa bisaba ni menshi. Oya, nama iri menshi cyane. Buri muntu wese arwane kandi urwanire uwuriwe. Ntugire ipfunwe, ntugire ubwoba bwo kwitwuriwe, ntugire ikiba cyo kwitwa uwuriwe. Rwanira uwuriwe kandi rwanire umunyarwanda wese. Havemo ikintu cy'ivangura, iki cyose nkeka ko ivangura ryazanywe na FPR. Turwanye ivangura n'ironda kuko nonda karere abantu bose abanyarwanda turumwe nk'abanyarwanda. Mwakoze cyane. Imana aragira ati byashoboka nge numvishe kwikamba, ngo yabyumvishe kwikamba TV. Yego kabisa niko bimeze. Uyu ndayisabira aragira ati kwizera nibyo bya mbere. Yes, kwizera ndayisaba ari yabukomera, ariko kwizera bigendana n'iki n'ibikorwa. Ngo kwizera kutagira imirimo niko birivuga kuba gupfuye. Tugomba kwizera ariko tugakora. Yesu abwira abigishwa be cyangwa se abwira intumwa ati ufite iki ngo mpereho? Wowe n'icyo ufite muri rugamba kugira ngo Imana igihereho, igitubure cyangwa se igihe umugisha. Ubwo ndabizi neza ko buri muntu wese hari icyo ari gutekereza witwa impirimbanyi. Reka mbashimire mwese rero mwabanye nanjye. Hari abantu mwatangiranye natwe benshi, ntabwo ndi busome comment munyanganire, ariko inshuti zacu murabizi ko gusoma comment ari ibintu byacu kandi tutajya tureka kuzisoma. Gusa mu kiganiro kibugaruke mu kanya ndiho mbategurira ziri busomwe zose. Mukomere mwese rero, nabashimiye. Improved nababonye mwese, ba Mukamusore nababonye. Uyitwa nde? Joseph. Okay, Tankoy yitwa ego, nawe nakubonye. Komera cyane. Uyitwa Ngukaringira cyendere yitwa
fari banda komera cyane banda uzanyibwire. Mwese nabonye Mutombo Emi nawe nakubonye. Mwese nabashimiye ku bitekerezo byanyu byiza kandi by'ingenzi. Uwase Brigitte nawe nakubonye. Ndabona wabwiraga Suzana abantu mukomere cyane, yego nawe nakubonye. Uwase Brigitte, Evariste Kalisa nawe nakubonye. Kabisa wakoze cyane. Mwese Rukara Bonaparte, Rukara warabuze ntabwo uherutse. Ndabona usuhuza Uwase Brigitte, nakubonye nawe. Mwese nabashuhuje kandi mbashimira ku bikorwa byanyu by'indashyikirwa. Uyu nguyu yitwa Mukamusoni. Ko wasibye byagenze gute ko wasibye message kandi nzi ko utagisiba? Byakugendekeye gute Mukamusoni ko wasibye message? Sikorone Gashira bake nawe nakubonye. Nawe komera cyane. Impirimbanyi mwese nabashimiye cyane kandi mbasuhuza mukomere. Turahura mu kanya mu makuru ndi gukurikirana aka kanya y'urugamba. Turahura mu kanya saa 3:45 ndaba ndi mu kiganiro mbisobanura, cyangwa se hari abari kubisobanura. Turaza guhura. Intwari ryahamye, karibu cyane. Yita umuvandimwe komera, nawe komera. Yego mwese nabashuje Bahitimana, mwakoze kuza. Rose B ndamubonye nimba ntibeshye. Rose B nakubonye. Uyu yitwa Rose B. Hari no wita mbonye Nijori nabonye. Nawe nakubonye. Mwese nimba ari Jori nimba ari Joy, araho mbonye munsi ya Rose B. Nawe nakubonye. Mwese rero nabashuje. Yitwa Joy Ndagije, nawe nakubonye. Komera cyane. Ubwo buri muntu wese rero muhaye yambu kandi ndamukaribishije. Ndabahobeye cyane mwese. Imana ibampere umugisha kuri uyu munsi kandi mbifurije weekend nziza, ngo ibabere nziza cyane. Kandi mwibuke ko urugamba rwacu ari ngombwa. Niyo wangurira amazi ntacyo byaba bigutwaye. No gukora join kuri Turwanya Kandoyi biremewe. Ukoze join ukagira icyo wigomwa, nabwo ubukoze byiza cyane. Mugubwe neza rero kandi mugire amahoro y'Imana. Gusa ntago ari itegeko, bikorwa n'umutima ukunze. Bye, mbifurije weekend nziza naho masaha ari imbere. Dutsindira intambara ku mutima nkabona Imana yanjye iri sengesho n'uryo. Uko jyawe intambara ndazikeneye, ariko hirya iyo ngiye ngakeneye intambara. Ariko baracyabivugara mwewe haro muramuheruka. Nge si muherutse, mumbwire uyu mugabo koko nibyo avuga bikiri ku mutima. None se mudashumura imyaka 70 aracyarwana, jewe 55. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo, ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo, ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye, dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru, cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Ariko ubu Rwanda hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira intsinzi. Inyaka kagabo cyane, mu by'ukuri kararangamye cyane. N'inyamaswa ikaze cyane, amubwira ni na Goliyati yaguye yubamye. N'inyamaswa ikaze cyane, amubwira ni na Goliyati yaguye